Yes, reka tubahe ikaze bakunzi ba Kayangana TV ndetse na YB TV show, aho muherereye mwese mugira ibihe byiza, umwami Yesu akomeza abane namwe, abakoze subscribe ndetse n'abatarayikora mwese turabasuhuje, hari abareba bagatambuka, abo tuzi impamvu yabo ariko ni yabo bwite, ariko tubasabe namwe utadusa gutambuka mudakanze aho hepfo hirabura. Ese hose aho hirabura? Harirabura cyangwa hagatukura? Yes, biterwa na telefone cyangwa n'ahantu abari. Simbizi. Okay. Wenda aho yawe nimba hatukura uhakore, n'ufite ahirabura ahakore kugira ngo zatubana nawe umunsi ku wundi. Hanyuma tumwe na mugenzi wanje, reka tumuhe ikaze bashe kubibwira tuje mu kiganiro cy'uyu munsi wa none. Murakoze, amazina ni Yvette nk'uko bisanzwe nkora kuri YB TV show. Tubahaye ikaze uyu munsi mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye gukora. Murakoze cyane. Hanyuma reka tubagezeho inkuru tubonye y'umuriro cyangwa se iteye ubwoba kuko je yabunteye ugasize imbo yawe yananje. Ni inkuru iteye ubwoba twabonye ku kinyamakuru cha King kuri page yiwe ya Instagram, kuri page na Facebook. Yes, na Facebook y'umugabo tubonye wa hano Nairobi witwa Felix ngo yafashe umwana n'abandi ku ngufu ngo amutera sida ngo yamapfa. Yego. ngo amuteye ngo amufashe ku ngufu ngo amare ngo yamamutera sida ngo yamapfa. Okay, nuko bimeze muri make. Tutagiye muri commentaire cyangwa se kuryoshya ikiganiro, twabonye inkuru ivuga ko hari uwo Felix ashobora kuba kandi atuye hano Nairobi, ashobora kuba hari umwana yahohoteye kandi hakaba habayemo ibintu ingaruka zo gupfa, harimo stories zo gupfa, harimo stories za sida. Mu by'ukuri ntago tubizi neza kubera ko iyo nkuru ni nkagufu kuntu nyine ntago bisobanutse cyane, ariko twagize amahirwe yo gushaka nimero ya nyirubwite. Turashaka kumuhamagara, nitugira amahirwe akadufata tumuhamagare tumuvugishe twumve uko bimeze cyangwa se inkuru y'uruhande rwiwe uko bizaba byifashe. Yego, ngaye muhamagare. Reka tumuhamagare kugira ngo mubashe kumva. I hope ko ari butwitabe kandi natubwire nabi. Baze kumuvugisha. Muraho. Hello. Muraho neza. Imeza mufite? Tumeze neza namwe? Natwe tumeze neza. Amazina yanjye nitwa Yvette. Nkorera kuri YB TV show. Nari nguhamagaye kugira ngo nkubaze, hari amakuru twabonye kuri page ya Instagram akuvugaho. Yego. Amakuru atari nka meza ukuntu arimo gufata ku ngufu abana, indwara za sida. Mu by'ukuri harimo ibintu byinshi kandi bitari nka byiza. Yego. None naringize ngo mbabaze nimba wenda hari ico mwo bitubwiraho ku giti cyanyu cyangwa hari ibyo mwo dusobanurira kuri ayo makuru twumvishije. Murakoze. Oya, murakoze cyane. Naje amazina ni Felix Sego Kwizera. Amakuru kuko mwayabonye hanze niko naje nayabonye. Uriya mugabo wita Bishop King Nzaramba ni umufollowers waje kuri Facebook yanjye, nanjye nkora ngenza cyane gukoresha ibintu z'ama platform menshi, yaba Twitter, yaba Facebook, yaba Instagram n'ibindi. Asa ubushuti ndabumwemerera. Habayeho ejo bundi haba intambara mu Minembwe ko mwabyumvise. Tuza kubura umuvandimwe witwa journaliste Maripo, sinzi ko mwabimenye. Yego, twarabimenye. Bukeye rero funguye page yaje cyangwa se page yaje ya Facebook, nsanga uwo mugabo yakoze ikiganiro yagishize kuri page ye, uwo wita Bishop King Nzaramba. Kuri ikiganiro asuzugura bari abasore bari ruguru cyane bari abasore bigwanaho, tanga amakuru y'ibinyoma yo gusebanya
ndetse asa naho ari kudukina ku mubyimba cyane cyane ndavuga nkatwe dukomoka kuri uriya mugabo twabuze kuko gutanga amakuru adafitiye gihamya, amakuru y'ibihimbano, amakuru adafite evidence birahanwa mu mategeko, kuko icyo yazize n'icyamwishe twebwe nka banki nyirawo turakizi, si wo wakagombye kuba yagitanga cyangwa se yagitangaza kuri platforms. Biza kugaragara ariko gusa naho kudukina ku mubyimba, tukina bariya basore byitangiye ubwoko ku mubyimba, kinisha amaraso y'abariya basore bagize imyaka 9 batugwanirira. Ibintu bibabaje cyane, kandi ari muri gahunda ze Byenda zo gukora content, nuko Byenda yabona views na followers, ariko tagomba gukina content zishingiye ku maraso y'abari abana bakamiye ubwoko. None ntaguciye mu ijambo Felix, byahuriye he nawe? Hari ico mwaba mufite mupfa wenda cyawe cyihariye kugira ngo ari wowe yataka cyangwa se azana muri buriya buryo twabibonyemo? Oya, niho naringiye kusa nakomereza. Urakoze cyane kuri ico kibazo. Aho twahuriye no kugira ngo Byenda anatake ampimbira ibinyoma nk'ibi ngibi mwabonye ya supplies hanze, nuko maze kubona iyo video yiwe yakoze ejo bundi ayisupplyinga kuri page yiwe, byandiye umutima, mbona ko ntabyihanganira, kuko urebye na videos ziwe asupplyinga kuri platform ziwe, n'umuntu cyane cyane usa n'ufite iyo kamere yo kwinjira abantu muri vie privé, abatuka batokoza muri gahunda nk'izo nyine. Muranumva neza? Yego, turakumva. Hanyuma se haba hari nyuma rero uyu munsi mu gitondo nakoze itangazo nsa n'uri kumwamagana kubera iyo videos yiwe yakoze akina abantu ku mibyimba, dusuzugura, tukabagwana shaka, babeshera ibinyoma. Ni byinshi Byenda muramutse mubonye iyo link yako ka video yakoze, amagambo ye ntabwo nayasubiramo. Ako ni kamwe mvuze Byenda mukankozeho kuri uwo muvandimwe waje yakwigendera, Imana imuhe iruhukiro ridashira. Ariko hari n'indi yakoze hejuru ya General Sematama muhamagara ko wahamagara umwana we, nayo Byenda mugiye muri iyo page yiwe mwayisangamo, ukumva ko nyine afite iyo gahunda n'izo nzira zo kuba yakomeza akina abantu ku mubyimba, ndetse anasuzuguza abagwana shaka, batuka muri za nzira nyine z'akagara ko mutabiyobewe. Bityo mu gitondo nakoze itangazo ryo kumwamagana nk'umu activiste ufite experience, ndetse mu kazi kanje kora nka advocacy hejuru ya community yacu y'abanyamurenge mu gihe bagize batotezwa bicwa n'iriya leta ya Kinshasa, kuko mubizi. Sinari gushoka mbyihanganira. None maze gukora ico cegeranyo cy'itangazo ryo kumwamagana, muzi yuko abanyamurenge tugeye ndaduhurira ku mbuga nyinshi cyane, by supplies ahatandukanye. Byenda uko ntekereza mu bwenge bwaje nuko Byenda iryo tangazo nawe ryamugezeho riramujya. Numva kuri ni kwakunda abasaza baciye mugani kera kuri guca muziko tigusha. Buri kuri namubwiye kwamugezeho yakumvise, kandi Byenda nizo zamuteye kuba yagenda akicara agakora editing ya kariya ka video mwabonye, aka message na foto yanjye na foto y'uriya mwana nubwo ataboneka, afite iyo migambi yo kuba yasebya hano hanze, ndi umugwayi, ndi biki bimwe nyine ntosubiramo. Biriya byose rero bigaragaza impact negative y'ibyo akora n'imirimo ye n'umurongo we w'akagara, kuko niko bahora, niko nizo nzira zabo. Ariko nubwo yabikora kuriya, ariko ntabwo byantera kuba nashukira cyangwa kujuguma cyangwa gucika intege, kuko na nyuma yo gukora iriya video cyangwa se nyuma yo kumutegera nakomeje gukora some investigation kugira ngo menye uwo ari we. Naje kumumenya bihagije no kuba yasohoye Byenda
iriya video hari uko muzi imibereho ye, imibereho isanzwe ndetse no muri qualification yiwe intellectuellement, bitompesha kuba namutindaho cyane, nubwo bibabaje byenda gusupplying ibinyoma nk'abiriya bidahari, bidafite fo na ruguru, byenda none asubiramo. cyo nashaka cyane kubasobanurira n'ikico, ariko mukuri guhari simuzi, sindahura nawe amaso ku yandi, uretse nyine kurira nawe hariya ku mutandao, kuko urabona nka page ye uyu munsi ndabona ko ariho yakwijije 10,000 by'abantu bamukurikirana, mu gihe page yaje ubu nyine ifite hafi 17,000 bikurikirana. urumva nawe niwe wenyine ku giti cye yansabye nshuti, nawe ndabimwemerera kuko ndi umuntu ukurikiranwa n'abantu benshi bivana n'ibikorwa byaje bya misi yose bya advocacy nyine hejuru ya community yacu. So urumva nta kandi gasiwe wa mbere, uku niwe wa mbere ushize hanze iyo video antuka byenda mu rurimi rwacu, ariko most virani n'abakongomani babariza igwap duhora dukikana kuko mubizi ibintu bya social media, batanga nani foto zanje bazisupplyinga mu activiste, aherera cyane uruhande rwa twigwaneho n'ibiki ibyo ngibyo, ariko tuzanca intege amakuru y'uwo mugabo n'inkayo ntaco dupfa, nta deni mufitiye, nta deni afitiye, uretse kumubwiza ukuri mu nzira mbi zo gusebanya no kugurisha, niko nabivuga, cyangwa se gukoresha amaraso y'abari abasore bari hariya kugira ngo abone views, kugira ngo abone followers. Urumva benshi byena tibabimubwira, tibamutungana ngo babimubwira, ariko ngiye byabaye ngombwa ko namubwira, nkamubwiza ukuri, nkamubwira inama. Nakomeje guhabwa message ziwe inbox zintokoza, ambwira ngo azangurira abantu ba Nicheti gose ni karibu bazaze nditeguye, ariko tuzanca intege nabiriya byose mwabonye hariya namwe nk'abanyamakuru byenda tibzareka kubatera ubwoba, ariko niko asanzwe naje no kumenya yuko atari nje nyine asebeje hano hanze, yasebeje n'abantu benshi, kuko ni urumva ni kayo gahunda ye nibwo buzima bwe, niko abona views, niko abona amafaranga. Ariko antuka nimba yashaka kuba yakora content Facebook kugira ngo imuhembe, Instagram imuhembe, niyo YouTube ye n'izindi channel ziwe zenda afite, yakora content zidashingiye ku maraso y'abana b'abanyamurenge bitangiye ubwoko. Shoni kimwe kigira kabiri, yakora content zimwinjiriza adatuka ubwoko bw'abanyamurenge, kuko cyane gutukuba ubwoko bw'abanyamurenge natwe tugaceceka kandi turi abanyamurenge, urumva tuba dushigikiye ya makosa aba ari gukora, kandi tumubwiza ukuri cyangwa se ngo tumugire inama. Mucamake ni kuko ntaco dupfa n'uwo mugabo, simuzi nawe tanzi tayuze umuryango wanje, ariko icambabaje n'ukukina ku mubyimba mu rupfu rwa mwene data waguye hariya, atanga amakuru y'ibinyoma, dukina ku mubyimba mu makuru adafite evidence. Byenda iyo nja kuba nagirirwa amahirwe byenda akabikora nika hariya muri ya state hari, byenda tibzari ku izi gahunda arimo zo gusebanya tizari gukomeza gutyo, kuko nari kumushira mu mategeko cyambere ndayasobanukiwe. Kigira kabiri, nari kuzamuha gasopu mu by'amategeko, agakurikiranwa mu buryo ki nizi content ze zo gutuka ubwoko no kubusebya atawukongeye, kandi gukora content kizi, cyangwa se yaje kuba byenda nkaha muri iki gihugu ndizera ndashidikanya yuko nawe atobikoze, kuko yohuye n'ibibazo n'ingaruka zikomeye. Ariko désolé nubwo tutari kumwe muri state imwe cyangwa se mu gihugu kimwe, kuri kuza kugenda guca muziko kutigusha imisozi, kujya bavuze ngo imisozi nidahura abantu barahura, ari igihe kimwe tuzahura. Kandi ibi bya platform social media ntabwo byakwibagirana, tuzagenda tubikurikirana, tumukurikirana uko bwije. Si nawe wenyine byenda n'abandi bafite nk'iyo migambi yo kugenda basebya, imigambi yo kwigwanaho, twigwaneho natwe mu buryo tutari filtere, tutari hariya titwareka tuzaza tu intervena
mu bikorwa bindi dushoboye mu gihe tutari hariya, kuko contribution yacu turayikora mu buryo bumwe n'ubundi, ariko naha ngaha mu byo dukora byo kuvuganira ubwoko nta cyatuma tudakomeza tidufite gucogora. Yes, urakoze cyane kutugezaho ayo makuru cyangwa se uko byagenze. Mu by'ukuri abantu bamaze kubona kariya kantu, wenda hari ababyishimiye simbizi, ariko hari n'abandi byaguye gitumo mu gihe avuga ngo ni umwana w'imyaka 8 ngo kandi ngo amuteye sida ngo arapfa. None bituma dushaka nimero za twamuteka tukibariza wewe bwite. None ico nkubaza kugira ngo wenda n'abandi bantu badukurikira baze kubyumva neza, niye message wabasha kubwira abantu badukurikira ndetse n'abandi babonye iriya video uriya muvandimwe yashize hanze? Ico nashaka kubwira abavandimwe abanyamurenge tuvukana, abanyamurengekazi, icambere no kubabwira ko uyu musore afite imigambi yo kwicara asebanya asebya buri muntu wese urumva batari mu murongo umwe. Ngewe mubwiye inama kugira ngo tubane amahoro, tiyumva inama mubwiye ukuvuga ngo ntabwo tuba tukicumvikanye kuko tutari mu murongo umwe. Niyo mpamvu afata initiative zo kuba yansebye, ariko ico nashaka kuba nabwira abadukurikirana ni kudaha agaciro iriya video yakoze ansebya. Ico ni icambere, ko ni ibihimbano, ni ibinyoma by'ibihimbano bye bidafite ipfo na ruguru. Ico ni icambere. Ikigira kabiri nakangurira abadutegera kuri iyi channel yanyu ni ukugira ngo nabo bafate initiative kumwamagana. Uyu munsi ni jewe yasebeje, ejo yasebeje abandi n'abandi kuko mubizi mufite amakuru ahagije, kuko naje bayambwiye nejo bundi byenda nawe yaza gusebya n'undi akagusebya, kuko uwo muco ni mubi nubwo byenda ku minote yacu dafite itabifite impact yo kuba yahana abantu bakora ibyaha nk'ibi ngibi. Ariko amaherezo ko tugenda buca bwira byenda tuzatera intambwe, abantu nk'aba ngaba bazagenda bahanwa uko bwije nuko bukeye. Ikindi ni ukubabwira ati mukomere, ntabwo nacitse intege kuko ibyo ibihimbano byose yambeshe ni ibinyoma, ni muzima uwo mwana ntawe nafashe. N'ibyiwe ni editing ize zidafite epfo na ruguru, zafite shinge na rugero. Abanzi muranzi kuko abenshi baranzi, n'abadukurikirana byenda batanzi nabo bazamenya. Nukuntuka tukira umuryango gusa, Imana ishimwe kuko mfite umudamu, mfite abana bafite ubwenge, umudamu afite ubwenge, abavandimwe bafite ubwenge, totalement bazi uwari uriya muntu bamumenye. Kandi iyo umaze kumenya umuntu urumva nta n'agaciro ubu gihaye ibintu abari kuvuga, kuko ni ibihimbano, ni ibinyoma bidafite evidence. Yes, ariko se iriya foto yahuje n'iyawe, uriya muntu wawe umuzi? Simuzi, iri foto simuzi. Niyo mpamvu nababwiye tiga mu mategeko yaje kuba hanoga nari gukora investigation. Ubu ngubu deja mbabwiye nandi muri DCI, iriya foto nari kumenya nyirayo, meme iriya message y'impimbano yanditse nari kumenya nyirayo, editing zose ziriya zose mubona hariya zose nari kumenya uburyo nazikora investigation kugira ngo waze guhanwa n'amategeko mu nzira zose zifatika. Ariko uriya muntu simuzi kubera kutanabiha agaciro, sinanitegereje n'iyo foto kuko ni ibintu bitashobora no kuntwara n'umwanya, kuko ni ibintu bitafite icyo bimariye my mind. Noneho nabonye ari nk'umukobwa w'umuzungu. Urumvaga we wanitegereje jewe no kumenya aya makuru n'abantu bakomeje bampamagara. Madamu niwe wanohereje ivyegeranyo byiwe by'amastati, yagiye afata amafoto yanjye kuri Facebook yandika ibigambo byinshi, bavandimwe barabinohereza, ariko baramuzi subwa mbere ibona sanze banamuzi cyane paraporo yanjye. Ariko icyo nashaka kuba nabwira abadukurikirana no kudaha agaciro uriya mugabo ibyo avuga ko ni ibinyoma. Ikigira kabiri kumwamaganira kuri ya muco wo gusebanya, na ukomeze ejo n'ejo bundi azasebya n'abandi byenda batari jewe. Ikindi namubwira nuko imisozi idahura, ko abantu bazabahura ejo n'ejo bundi tuzahura hariya.
azaza kumenya my CV, azamenya my competence, azamenya uwundi we, azamenya aho mvuka, azamenya nico byenda nazamumarira, kuko uyu munsi arabikoze aransebeje ku isi hose, ariko ejo n'ejo bundi byenda twazahura tukanaba n'inshuti kandi tukanasabana. Yego, urakoze cyane kuduha umwanya wawe kandi tuguhaye pole cyane, mu by'ukuri kubesherwa birasanzwe, ariko tuguhaye pole, wihangane cyane. Sandi cyane. Yego, urakoze. Murakoze. Aha, murumvise nawe uko byagenze kuri King na Felix. King ati ni ukuri umuntu yafashe nabonye ari nk'umuzungukazi, sinzi nimba n'umumeti n'akamendisene ariko turi guseka ko ntibisekeje. Yego, King ati nibyo kandi nabisabwe na bamwe mu miryango, mfite facts nanjye, mfite ibifatika, mfite ibimenyetso ko ari byo ukuri, kandi yamuteye sida, ni umurwayi, iyo umurakaje agutera sida aranapfa. Umwana ngo yarapfuye, uriya mwana ngo yaguye mu nzu, ariko mwiyumviye nyir'ubwite nawe araje aravuga ati ni ibinyoma, amfitiye ishari, mfite abafollowers benshi kumurusha, niwe wansabye followers, nije ufatika kumurusha. Ati kandi yatatse abantu biri iwacu, ndamusubiza, nandika message nyisakaza ku mbuga, niyo message turaza kuyibereka, ati aba ariyo mpamvu anyataka. Ngayo nguko rero nuko bimeze, nimuje muri comment nanga muvuko muzumva, ariko twivugishije nyir'ubwite, mwamwumvishije mu byavuze, ndetse niba na ngombwa ntituzobona zambana se natwemerera King tuzamuzana nabwo mumwumve, wumve impamvu yabivuze. Nuko uko byifashe mu baturanyi cyangwa se mu bavandimwe. Murakoze, mukore subscribe, mugire ibihe byiza.